none sorry sawa mwicare musubire kwicara sorry murambabarira mutima wari urimo sinza ndiranza nihangana nkarira ku ruhande ariko ukuri ndumva nabyihana mumbabarire sawa ni mwicare mwicaye reka dusome ijambo ry'Imana ngo ritwongeze imbaraga. Abafilipi igice cya mbere umurongo n'uwa ngira ngo ni 29. Ibi ni gatoya Satani abibonye ntabwo marira yanje ngomba kuyabona cyane. Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 29. Ndahabura none 20 ni igice cya mbere 29 avuze ngo kuko mutahawe kwizera Kristo gusa ngo ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. Amen. Muze kureka mbanze mbere mbashimira buryo kimwadutabaye niyo mutanaza ntitware kurira wenda ariko ko turabona abantu urukundo rwabo ndetse no kutuba hafi bashaka kuja mu mwanya wacu tukumva amarira ariko Imana ibaduhera umugisha bavuga buke ntambuka bo tutavuga namwe twarababonye mwese. Imana ibagirire neza. Ndashima Imana kuko yatugize igisomo cyangwa se Satani yadusabye Imana igasa nk'idutangira ngo tube ari umwana ubisomye tube icigisho cy'Imana mu kwihangana. Bibiliya avuga ngo kwihangana ni gusohoza umurimo wako kandi umuntu namara kwihangana wazahabwa ikamba ry'ubugingo. Yesu ashimwe. Hano hatubwiye ngo umuntu twahawe gusa kwizera Kristo cyangwa mu byiza gusa twizere tugere kuzo twasengeye habaho no kubabazwa kubwe tukanyura muri izi tribulation cyangwa se iyi mibabaro. Reka nshimira Imana gutyo kandi bose ndayishimye imbere y'iteraniro ryayo kuko birivuga kuko Satani bavuganye na Imana aravuga ngo hayo ariko ibintu byiwe n'ibindi bimusarawundinza ariko tukore ku bugingo bwe. Turashima Imana ko kwizera kwacu gukomeje kandi twumva kuko gushikana. Hallelujah. Ndashimira abantu mwese mwadutabaye munyemere nce mu byiciro nka bingahe gusa. Ndashimira abantu badutaramiye mu rugo karirimba ariko mbabwira ati mufite icobo kitari kuzura. Buri muntu wese ariko avuga ngo nako nshaka ngo bagume baririmbe undi ngo ndashaka ngo bagume babwirize undi akavuga ngo ndashaka ngo bashire mu mvuga ubutumwa wa 3 wa 4 ariko byose sinabivuga ngo mbirangize kuko yari mugari cyane. Kaneza yabaye inshuti yanjye aba inshuti yacu aba umubyeyi wacu aba inshuti zacu bose abashuti banjye bose yari inshuti zabo kugira ngo amenye abo tujyana nabo. Numvisha ko buri wese hano yihanganira. Numvisha ko buri wese hano ari kuvuga ngo he was my best friend because that's what he made us believe.
narimo ni blaming byabaye, nkavuga ngo buriya Kanezi yataza kunahira ubukwe ntabwo yari gupfa. Yarimo hari ukuntu tujya tujokinga nyine, akazajya anyandikira akambwira ngo Minyo, ngo ubugiye gukora ubukwe koko, ngo umwana ungana nawe ngo waretse nkagutegera ngo ukagaruka koko, ngo uri kujya he? Ndangije nanjye nyine musubiza ndi kumukinisha ngo bikore kandi nagaruka. Arangije arambwira ngo hoya, ngo arambwira ngo wapi, ndagushyigikiye kandi nzi neza ko uzubaka neza. So wenda kubera ko narimo ni blaming, ibyo yari Satani uri kunjya mu matwi kugira ngo wenda aneshe, ariko nyuma nyine nza guhumurika ndavuga ati se ubundi yataza kuntahira ubukwe akagenda ntago nari gukira icyo gikomere. Rero nshimiye Imana ko yitabye Imana amaze kunshingira nk'umuntu wandeze. Kaneza rero neza ntago nabasha kumuvuga kuva yitaba Imana. Naravuga ngo Imana imuhe iruhuko ridashira, nicyo nabasha kumubwira. Ari inshuti yanjye, ari inkingi yanjye. Imana imuhe iruhuko ridashira. Nzabona umwami Yesu twicarane kuri ya ntebe, nzabona ibyo twizeyeyo byose n'iby'umutima taratekereza. Ningerayo nzabona umwami Yesu twicarane kuri ya ntebe, nzabona ibyo twizeye byose n'iby'umutima taratekereza.
ingerayo nzabona umwami Yesu wicarane kuri ya ntebe nzabona ibyo twizeyeyo byose n'iby'umutima utaratekereza ingerayo nzabona umwami Yesu wicarane kuri ya ntebe nzabona ibyo twizeyeyo byose n'iby'umutima utaratekereza ingerayo nzabona umwami Yesu wicarane kuri ya ntebe nzabona ibyo twizeyeyo byose n'iby'umutima utaratekereza